Muri Nyakanga 2021 nibwo ingabo za SADC zinjiye muri Mozambique mu butumwa bwitwa Samemu, zihabwa igihe cyo gukora cyameze agera kuri 3, yaje kongerwa kigera kuri Mutarama 2022. Mu nama iheruka rero yabereye muri Malawi gahuza ibihugu byo mu muryango w'ubukungu yo mu majyepfo ya Afrika SADC, hemejwe ko icyo gihe cyongerwaho andi mezi yagera kuri 3. Ingabo z'u Rwanda nazo zari muri Mozambique mu bikorwa nk'ibya Samemu, aho zahawe ibice bya Palma, Mosimboa de Praia, Kionga, Afungi, Mbau, Mundanar ndetse n'andi hatandukanye. Za SADC zo zahawe ibice bya Nandage, Mwidumbe, Musimboa, Meiruko, Mueda ndetse n'andi hatandukanye. Urebye rero ku ikarita bisa naho ingabo z'u Rwanda zahawe igice cy'amajyaruguru, hanyuma amajyepfo y'intara ashyira uburengerazuba agasigara amaboko y'ibihugu bya SADC. Ikinyamakuru cy'akadomo.com rero kinariyo gifite umunyamakuru hafi ati basuye hafi ibice byose bigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda usibye ibikirangwamo ibyihebe nk'ahitwa Pundanari. Ati hari itandukaniro rinini cyane kuko ibintu byatangiye gusubira mu buryo ugereranyije nuko byari bimeze mu mezi agera kuri 6 ashize. Mu mujyi wa Palma, umwe mu mijyi yari ikomeye cyane, ubucuruzi bwongeye gufata umurongo. Ikinyamakuru cy'akadomo.com ndetse ngo kikaba gifite amakuru yuko n'abacuruzi barimo abarundi bari barahunze bateganya rero kongera gusubirayo bagasubukura ibikorwa byabo. Abo barundi rero bakoreraga i Palma bari bahafite utubari botsa na za mushikake. Ubucuruzi ngo bwari bwarabahiriye ku buryo rero ngo ku munsi ngo bashoboraga no gucuruza inyama z'ihene zirenze 15. Ku rundi ruhande ariko ngo nta makuru afatika aramenyekana y'uburyo ku ruhande rwa SADC ibintu byifashe kuko nta banyamakuru barahagera. Ni mu gihe umunsi kundi ibyihebe bigirira nabi abaturage baho. Ibihugu 6 byo muri SADC nibyo bifite ingabo muri Mozambique. Ni Afrika y'Epfo ifite benshi 340 bari mu mutwe udasanzwe mu ngabo, ndetse nibo bagenzura umutekano mu karere ka Mosimoya. Hanyuma Botswana ikaba ifite abasirikare bagera kuri 197 bari mu karere ka Muidumbe, mu gihe Tanzania ifite 257 bari mu karere ka Nangade. Lesotho ifite abasirikare bagera ku 120 bari mu karere ka Nangade, mu gihe Malawi ifite umwe ubarizwa mu mujyi wa Pemba. Angola rero ikaba ifite abasirikare 6 nabo bari i Pemba. Ibyo bihugu rero bibiri bya nyuma abasirikare babyo nabakora mu nzego z'ubuyobozi, ntibajya ku rugamba nk'uko byagiye bitangazwa. Ibitero ngo birakomeje ku ruhande rwa SADC. Amakuru igihe ifite ngo nuko mu bice ingabo za SADC zigenzura nta bikorwa bikomeye cyane byo kurwanya imitwe y'iterabwoba bihakorerwa. Bivuga ko izi ngabo ngo zifashisha indege nini za kajugujugu zikamisha amasasu mu mashyamba nyuma zigasubira inyuma. Ntabwo rero ngo twabashije kwemeza aya makuru mu kiganiro twagiranye n'ubuyobozi bwa SADC Pemba, uko bwavuze ko bufite umutwe udasanzwe Special Force uri kurwana, kandi ibyo bitero wagabye bizarangira ku itariki ya 15 Gashyantare 2022. Ku rundi ruhande ariko ibyihebe ngo biracyatera abaturage muri ibyo bice. Urugero ngo ninga igitero cyagabwe ku itariki ya 13 Ukuboza mu gace ka Maparawe ahitwa Masisi, ubwo byibaga ibiribwa bikanica abaturage 4 bahitwa Sindano. Ku itariki ya 10 Ukuboza nabwo ngo ibyihebe byateye agace kitwa Kiwenguro hafi y'umupaka wa Tanzania, hafi ya Mtwara muri Tanzania. Ngo byari byambutse umugezi witwa Ruvuma, ngo byica abaturage 4 bitwara imyaka yabo, ndetse kandi byambukira muri Tanzania bihunga. Berutse kandi gutera mu gace ka Nova Zambezia mu karere ka Musimboa, hanyuma byica umuntu umwe, bitwika n'inzu zigera kuri 6. Ku bunani bwa 2022 nabwo ngo hari abaturage 3 biciwe muri Mochomia, bose ngo bari bafitanye isano na meya uwo mujyi. Ku itariki ya 8 Mutarama nabwo ibyihebe ngo byateye agace ka Nachipande mu karere ka Mueda, byica abantu bagera kuri 2. Umwe muri abo bishwe ngo ari umuyobozi mu nzego z'ibanze, mu gihe undi ari umwe mu bashinzwe umutekano muri ako gace. Ibyo byihebe ngo byarakomeje bifata inzira iva Mochomia byerekeza muri Tanzania binyuze mu gace ka Niassa. Ku itariki ya 12 Mutarama nabwo hari ibyihebe ngo byagabye ibitero mu gace ka Runeka mu karere ka Nangade, bihica umuturage umwe. Uko babigaruka nubwo ku ruhande rwa SADC ibintu bikomeje gufata indi ntera umunsi kundi, ngo ntavuga ku ruhande rw'u Rwanda ari nta makemwa, nubwo nta baturage bicwa
ngo hari ibikorwa bibaho byato na hato by'ibyihebe bishaka kugaruka aho byirukanywe mu minsi mike ishize. Mu cyumweru gishize ingabo z'u Rwanda zishe ibyihebe bibiri mu gico zabiteze ahitwa na Kidunga, ni hafi cyane y'umujyi wa Muchimbowa de Praia, uko kugerayo ari ibirometero bigera kuri 6 gusa. Ingabo z'u Rwanda n'iza Samimu ziri muri Mozambique zikorana n'iz'igihugu FADAM, gusa ku ruhande ati tugakorera ati mu gice rwahawe, uruhande rugakora mu gice rwahawe na Perezida Philippe Nyusi wa Mozambique. Ubutatsi bwa Samimu rero ngo bwemeza ko inyeshyamba zakajwe umurego ubwo ikinyamakuru cy'akadomo cyasuraga icyicaro gikuru cya Samimu giherereye mu mujyi wa Pemba, ntabwo ibyihebe byigeze biwangiza. Umusirikare ukomoka muri Tanzania ushinzwe ubutasi yasobanuye ko inyeshyamba za Al-Sunna wa Jamaa muri iki gihe ngo zifite ibirindiro mu ishyamba rya Katupa. Ako gace ka Katupa ngo kari mu maboko y'ingabo za Sadake. Inzego z'ubutasi za Samimu zisobanura ko ibyihebe bibiri mu tundi duce nka Meruko na Nangade ngo byafashe indaro kuko haboneka rero ibiryo. Uwo musirikare yabwiye ikinyamakuru cy'akadomo ati ibyihebe biri gukoresha uburyo bwa guerilla, ati bishobora no kugaragara mu burasirazuba ariko igitero ngo bikakigaba mu burengerazuba, ati biri gusahura, biri gukoresha abana n'abagore nk'abagomba gutwara ibyo basahuye, ati imbunda bari gukoresha ni PKM, RPG, Mortar, AG47, AG17 ndetse na AK47, ndetse nabo ati naho bakambitse haba hari ibisasu biturika, ati ni abantu bafite rero ubumenyi buhambaye mu kubikoresha. General Major Zaoroni Mokai uyoboye ingabo za Samimu ziri muri Mozambique yavuze ko hari ibitero bikomeye cyane bakoze byo guhashya ibi byihebe, harimo ikitwa Buffalo wacyagabwe mu mashyamba ya Chai nkuko yabigarutseho. Umunyabotswana Brigadier Dumisani Nzinge wungirije ukuri ingabo za Sadake ziri muri Mozambique bw'ikinyamakuru cy'akadomo mu minsi ya mbere ubwo ingabo za Samimu zatangiraga akazi ko nta mikoranire zari zifitanye n'iz'u Rwanda, ati yego bwa mbere habayeho kutagira imikoranire ihamye, ati kuko u Rwanda ntabwo rwaje ruturutse muri Sadake, ati kandi nta buryo bwemewe bwo gukorana bwari bwarashyizweho hagati y'izo ngabo, ati ubwo twageraga ku rugamba twahise tubona ko ari ngombwa gukorana, kandi urabona icyita rusange ni ingabo za Mozambique. Abanyarwanda baje hano kuzifasha, ati ku butumire bwa Mozambique, ati Samimu nayo yaje hano ati kuzifasha, ati rero twari dufite intego imwe, ati abayobozi bacu baje kubona ko iyo mikoranire ari ngombwa, yego ntabwo biba byoroshye, ati mu ntangiriro. Brigadier Nzinge yavuze ko hari ibikorwa bya gisirikare birimo ingabo za Samimu n'iz'u Rwanda bateguriye hamwe mu guhashya umwanzi mu mpera z'umwaka ushize. Ati twakoze operasiyo ebyiri dufatanyije, ibitero bibiri FADAM, ingabo z'u Rwanda za Samimu, ati naho tuvuganira, ati hari n'ikindi gitero duteganya. Ati mu bitero yavuze ko bafatanyije yatanze urugero ku cyagabwe ahitwa Chai ku itariki 26 Ukuboza 2021. Makuru yizewe igihe ifite ngo nuko nta bitero bihuriyeho na Samimu n'u Rwanda byigeze bibaho, ati ni ibintu byo ubwabyo ati bishyira ihurizo ku mikoranire y'impande zombi. Hari amakuru ko ubwo ingabo z'u Rwanda zarwanyaga ibyihebe mu gice zahawe ngo byahungiye ku ruhande rwa Samimu, ngo bihageze ntacyo ingabo zakoze ngo zihashye nibura ngo bibure aho byerekeza kuko byari kuba bigoswe, ngo byatumye rero byongera kubona akanya ko guhumeka, ngo buryo hari impamvu rero ngo hari impungenge ko mu gihe nta gikozwe bishobora kongera kwisuganya. Brigadier Nzinge nawe ntahakana ko mu gihe uruhande rumwe rwakije umuriro ku byihebe ngo bishobora guhungira ku rundi, ati kuko nta mikoranire ihamye ihari. Ati uwo twamenyaga ko abanyarwanda bagiye kuza, ati twari tubizi ko ni tudakorana hazaba ikibazo gikomeye. Ku rundi ruhande intambwe ya mbere iganisha ku mikoranire ihamye yatangiye guterwa, ati kuko Samimu n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ngo batangiye kugirana ibiganiro biganisha ku kunoza imikoranire. Ku itariki ya 19 Mutarama inzego zombi zahuriye i Muchimbowa de Praia zemeranya uburyo imikoranire yarushaho rero kuba myiza nkuko bagiye babigarukaho. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe warumaze imisi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere ijwi rya Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloyize Bigirimana uko yabisanze. Irakoze cyane nkuko wari ubivuze koko ni saa 9
za mu gitondo hano mu Rwanda. Icyo nakubwira ni uko niko byari biteganyijwe ko saa sita zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha ikindi n'ubu tuvuga bitabyumva hahise hagwa imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe baba ku mupaka batuye bati ni ubwa mbere imvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kintu kimwe, nta muntu ucaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe tugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka. Tukigera hano twasanga hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu n'ubwo imipaka yari ifunze, iyo hari nk'umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga, ariko uko byari biteganyijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza, kuko niba uyu mwanya imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gakenke. Mbega hari